Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, uri kumwe na Prophet Emma Ndikumana, ku munsi nk'uyu nguyu nkuzaniye ijambo ry'Imana ribohora mu isengesho ry'uyu munsi, mu kubohoka uyu munsi. Uyu munsi nawe ubohoke, uyu munsi nawe Uwiteka akubohore, uyu munsi Uwiteka agukingurira imiryango ku itariki nk'iyi ngiyi, ku munsi nk'uyu Uwiteka akwiyereke, akwigaragarize. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Mariko, ibice byaho igice ni icya mbere, turasoma umurongo waho wa 40 n'uwa 41. Haravuze ngo umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati ndabishaka akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Narinje kukubwira ngo birashoboka ko umaze igihe kinini uri mu ntambara zitakoroheye, hari ubuzima ubayemo nawe hari ikibembe kiri kuri wowe, hari intambara ubona ko zitarangira, uburwayi bukumereye nabi, amadeni abaye menshi kuri wowe, igisuzuguriro kibaye cyinshi, ndetse hari iminyururu iboshye ubuzima bwawe, Satani akunanirije muri byinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire, uretse kwiheba, uretse kwigirira nabi, uretse kwiciraho iteka, hari Imana itabara, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ijya ivuga bikaba, hari Imana ijya izura ibyapfuye. Bya bindi ubona ko bidashoboka, ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Uyu mubembe yizeye Yesu. Amaze kwizera Yesu, yizera ko hari icyo Yesu yakora mu buzima bwe, yizera ko Yesu yamutabara, yizera ko Yesu yamubohora, yizera ko Yesu yamukiza. Ngo umubembe aza aho ari, aza asanga Yesu, aca bugufi. Imana y'amahoro ishimwe. Bibiliya iravuga ngo aramupfukamira. Nawe ndakubwira, aya masaha wumvishije iri jambo, wumvishije iri jambo ry'uyu munsi, nawe niwizere, wizere umwami Yesu, wizere Kristo wabambwe, abasha gukora cyane, abasha gukora cyane. Ibyananiye abantu Yesu arabishobora, ibyananiye imiryango Yesu arabishobora, ibyananiye inshuti Yesu arabishobora. Ndagira ngo nkubwire, witinya, kunesha kurahari, ubutsinzi burahari, kugirirwa neza n'Imana birahari. Ngo umubembe aza aho Yesu ari. Nawe unkurikiye, hari ikibembe ufite, hari ubuzima urimo uranyuramo, bukugoye, bukuruhije, bukunanije, buremereye umutima wawe, hamwe ureba ukabona nta nzira, hamwe ureba ukabona biracitse, hamwe ureba ukabona ntibizakunda. Urankurikiye uri umukobwa, umaze igihe ku musozi w'igisuzuguriro wo kudashakwa, buri uko ugerageje gukoresha ubukwe biranga, birapfa. Kugerageje kurambagizwa, barakurambagiza, bakagukunda, ukagira ngo bigiye gukunda, ariko ntumenye uko bigiye, ntumenye uko birangiye. Ariko aya masaha nje kukubwira ngo icyo nacyo ni ikibembe. Ngo ariko ngo umubembe aza aho Yesu ari.
ngo arangije aramupfukamira. Reka nkubwire, waragerageje urirwanirira ntako utagize, wagerageje gushakira mu bwiza, wisiga amavuta ahindura, wambara imyenda migufi kugira ngo urebe ko byahinduka, urebe ko wakundwa, urebe ko wakwemerwa, ariko ubona biranze. Birashoboka yuko umaze igihe kinini ufite uburwayi, ubwo burwayi warivuje, ntako utagize, wagiye mu baganga ba kizungu baragerageza biranga, ugera n'ubwo ujya mu bapfumu urirwanirira, ariko nabyo biranga. Ariko nzanywe no kukubwira ngo Yesu wabambwe arabohora, Yesu Kristo arabohora. Icyo nacyo ni ikibembe. Nawe egera Yesu umucire bugufi, abasha kukubohora. Egera Yesu umucire bugufi, abasha kuguhagurutsa. Umubembe yegera Yesu, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Washaka, Imana y'amahoro ishimwe, washaka, Imana ishimwe. Nawe aka kanya abwira Yesu, mwinginge, iherere upfukame, usenge, uce bugufi mu mutima wawe. Nanjye ndi hano ndakwingingira Imana, ariko ubwire Yesu uti washaka wabasha kunkiza. Yesu yabasha kugukiza, Yesu yabasha kukubohora, Yesu yabasha kuguhindurira amateka, yabasha kuguhindurira ubuzima, Yesu yabasha kubaka urugo rwawe rurimo rurasenyuka. Hari urugo rwawe rurimo rurasenyuka, rurimo rurasenywa n'abadayimoni, rurimo rurasenywa n'abarozi, rurimo rurasenywa n'abapfumu, rurimo rurasenywa n'akarande, rurimo rurasenywa n'inshuti, rurimo rurasenywa n'ubukene. Burya ibisenya urugo ni byinshi, urugo rusenywa n'ibintu byinshi. Hari urugo rusenywa n'abadayimoni, rugasenywa n'akarande, rugasenywa n'imizimu, rugasenywa n'inshuti, rugasenywa n'imiryango, rugasenywa n'abaturanyi. Ariko Yesu wabambwe ajya abasha gusana ibyasenyutse. Hamubona ko ibintu byasenyutse, hamubona yuko ibintu byarangiye, Yesu ajyaza, haleluya, ajyaza agasana. Imana ishimwe. Yesu ajyaza agasana, Yesu ajyaza akongera kubaka, Yesu ajyaza akaringaniza hamwe ubona hataringaniye, haleluya, Imana ishimwe. Yesu ajyaza agasana, Yesu ajyaza akomora ibikomere, Yesu ajyaza agaca inzira hamwe hatari inzira, Yesu ajyaza agahindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe. Rero ngo umubembe aramwinginga ati washaka wabasha kunkiza. Imana ishimwe. Ngo arangije, haleluya, ngo Yesu aramubabarira. Nari mvuze ngo Yesu akurebere aka kanya, Yesu akurebere mu mbabazi ze, akurebere mu mbabazi ze, akurebere mu mbabazi ze. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu aramubabarira, haleluya, aramubabarira. Imana ishimwe, aramubabarira. Nawe Yesu akugirira imbabazi. Reka nkubwire, iyo Yesu aturebeye mu mbabazi ze, ntabwo ashobora kuducira urubanza rubi. Oya, Yesu iyo aturebeye mu mbabazi ze, atureba nk'abana be, aturebana amaso y'urukundo, akatureba, akatwishimira. Nari mvuze ngo nawe Yesu nonaha akurebere mu mbabazi ze. Ngo arangije ngo aramubabarira, arambura ukuboko, haleluya, amukoraho ati ndabishaka, kira. Imana ishimwe, haleluya. Yesu aramubabarira, amaze kumubabarira arambura ukuboko. Imana ishimwe, oh haleluya. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ndabishaka, kira. Imana y'amahoro ishimwe, ndabishaka, kira mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ni ikugirire neza, Imana y'amahoro ni ikubambira amahema. Arangije aravuga ngo ndabishaka, kira. Imana itugirire neza. Nawe Yesu arambure ukuboko. Imana y'amahoro ishimwe. Yesu arambure ukuboko, akurambure ku buzima bwawe, akurambure ku burwayi bwawe, akurambure ku madeni yawe, akurambure ku kibembe cyawe, akurambure, haleluya. Yesu arambure ukuboko,
haleluya. Yesu arambura ukuboko, haleluya, arambura ukuboko muri bizinesi yawe, arambura ukuboko ku bana bawe, abari barabuze ubwenge bagira ubwenge, arambura ukuboko, haleluya, mu rugo rwawe, ahari intonganya zihagarare, ahari imiyaga iyo ngiyo ihagarare. Yesu iyo ageze ahantu imiraba n'imiyaga birahagarara. Imana ishimwe. Yesu iyo ageze ahantu ibyari byarapfuye birazuka. Yesu iyo ageze ahantu abari badafite ubuzima bagira ubuzima. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, ndashaka kugusengera Imana. Nzi neza ko nta kintu kibasha kunanira Imana. Imana ishimwe. Ngo arangije ngo aramubwira ati ndabishaka kira uwo mwanya, haleluya, haleluya. Icyampa nawe wowe unkurikiye nonaha izere uwo mwanya, haleluya, ngo uwo mwanya, Imana ishimwe, ibibembe bimuvamo arakira. Imana ishimwe, haleluya. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Imana ishimwe. Umva mama, umaze igihe kinini urwaye, ndagira ngo mvugane nawe, izere Yesu aracyashoboye. Umva papa, umaze igihe kinini ibyawe bifunze, umaze igihe kinini ukora ariko ntibigende, umaze igihe kinini mu kazi ubona nta mpinduka, ariko ndagira ngo nkubwire hari Yesu uhindura ibihe. Umva mvugane nawe wa mukobwa we bambi, umaze igihe kinini urwana urugamba, ugerageza kugira ngo wakoreshe ubukwe nk'abandi ariko bikanga, ariko nonaha Yesu aravuze ngo arabishaka, akira gukira. Wa musore we, umaze igihe kinini dayimoni w'ubukene yaragutsikamiye, ubuzima bwawe yarabwicariye, ubuzima bwawe yarabunanije, ubuzima bwawe buri ahantu habi, ariko nonaha nje kukubwira ngo humura, Yesu arashoboye. Oh haleluya. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana, ngusengera Imana aho uherereye hose, ubuzima urimo bwose, nta buzima Yesu adahindura, nta mibereho Yesu adahindura. Reka ngusengera Imana. Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe rirabohora. Mfashe uyu mwanya ngo nsengere uyu muntu umaze igihe kinini hari imbaraga imutsikamiye, amaze igihe kinini hari imbaraga zimunaniza, hari imbaraga zimubuza uburyo, amaze igihe kinini uyu mwuka w'uburwayi umuriho, yarwaye amaguru aramunaniza, arwara umutwe udakira, arwara umugongo. Uyu muntu amaze igihe kinini, ariko ndamusengera mpamagara Kristo wabambwe, aya masaha reka imbaraga zawe zimukoreho, zimukize. Mana mukize kuko urabishoboye. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwana n'ubucuruzi, agerageza gukora bizinesi ariko arahomba. Uyu muntu mugirire neza papa, mugirire neza Kristo, reka wongere umuhagurutse, ngere umuteze intambwe. Ndakwereka uyu mukobwa umaze igihe kinini arwana no gukoresha ubukwe, arwana no kubaka urugo, abo babyirukanye barabyaye, barabyiruye, abana babo bariga mu mashuri, waracyategereje umugabo, ariko ndamusengera mufungurira imiryango. Zoni mashando wiri birifai lele botaye nini topevo niniya ayi befodrere. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Hejuru yawe nta yindi Mana iriyo, nta wakwiringiye ujya korwa n'isoni. Ndasenze ngo amaraso yawe aboneke ku buzima bw'umuntu wese ukwizera, ubuzima bw'umuntu wese ukwiringira, umuntu wese waguhanze amaso, reka abone ikimenyetso cy'uko uri Imana, reka kubona umurwanirira, reka kubona umucira inzira, reka kubona umutura imitwaro, reka kubona umukuraho uburetwa, reka kubona umukuraho igisuzuguriro, kandi reka kubone haleluya umuremera amashimwe. Remera amashimwe abasore, remera amashimwe abakobwa, remera amashimwe abamama, remera amashimwe abagabo. Mana remera amashimwe abakwiringiye bose, abakumenye, abo ngabo ngo bafite amahirwe, ngabo no ku munsi mubi abo barakomera. Haleluya. Mana ushimwe. Ndagushimye Kristo wabambwe ko ukoze ibikomeye ku buzima bw'uyu muntu warunkurikiye,
ukamugirira neza, ukamuremera ishimwe, kandi mu gihe cya vuba azavuga gukomera kwawe. Ngaho komeza uganze kandi utegeke, ukomeze kwiyerekana no kwigaragaza. Urakoze Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguhereze umugisha, wowe wari unkurikiranye. Imana ikugirire neza. Nzi neza ko tuzagumya kubana muri iri sengesho, muri iri jambo ry'Imana. Mwami Imana azagumya adushoboze umunsi ku munsi. Umunsi ku munsi uzakomeza kumva ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo uyu munsi nawe ubohoke, uyu munsi nawe ubohoke, uyu munsi nawe winjire mu mugisha wawe. Iyo niyo ntego dufite, tugiye gusengeramo, tugiye kubana. Uyu munsi nawe ubohoke. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi nawe ubohoke, uyu munsi nawe wakira umugisha, uyu munsi nawe wakira igitangaza. Rero turagumya kubana, tubana kuri YouTube, tubana no kuri TikTok, turagumya tubane, kandi nzi neza ko umugisha w'Imana uzatugaragaraho. Hanyuma niwumva iri jambo ry'Imana ukabona ntabwo urakora subscribe kuri iyi YouTube, uyikore subscribe, maze nureba ukabona nturakora follow kuri TikTok, naho ufollowing, kugira ngo isengesho ry'umunsi nihishurirwa niyerekwa Imana yampaye, kugira ngo abantu b'Imana babohoke. Imana yanyeretse hari abantu barushye, kandi hari abantu bagowe, kandi bakeneye kuruhuka. Nta wundi wo kubaruhura uretse Yesu Kristo wabambwe. Nta handi baruhukira uretse mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana abantu bararuhuka. Mu ijambo ry'Imana abantu bakurwaho uburetwa. Mu ijambo ry'Imana abantu baturwa imitwaro. Rero kandi numara kumvira ijambo ry'Imana, rifata urisharinge mwene so. Hari mwene so nawe urushye, ukeneye kuruhuka, akeneye ihumure, yabuze uwo kumuhumuriza, ariko nzi neza ko iki ari igihe cye cyo guhumurizwa, ndetse aha ngaha harimo ubutabazi bwe. Rero Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Rero Uwiteka akwagurira imbago kandi akubambira amahema. Turajya tugumya tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ibihe byiza, umunsi mwiza, Uwiteka akwishimire.